Praise the Lord. Mungu asifiwe. Yesu ashimwe. Ndamushye cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, mana yanjye. Uwiteka yongeye kudutera iteka kugira twibona ahantu tumeze neza, tunezerewe, nta gikuba cyacitse. Navuga ngo dushima Imana, ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ari ibimenyerewe, n'ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Natangira nifuriza isabukuru nziza abavutse umunsi wa none, nabanga abacelebratinga ama event agiye atandukanye. Happy birthdays, happy wedding anniversaries, happy wedding day, congratulations kuri mwebwe. Ntabwo mu expectinga cyangwa mwizihiza ama event agiye atandukanye. Imana we n'ibyishimo n'ukuri namwe muri ku musozi wo kurindira, umusozi wo gutegereza, umusozi w'ishavu, umusozi w'agahinda. Imana we navuga ngo nimukomere. Hari Imana ihindura ibihe, hari Imana iza ikavuga ijambo ikaduhumuriza, ibintu bigahinduka mu munota, nk'isaha imwe se, mu munsi umwe, mu kwezi, mu mwaka. Abarwayi nimukomere. Ahantu bafite amakesi abwira ngo indwara ufite ntizakira, nagira nkubwire ngo ikomeze ku Mana byahinduka. Abarwaza, hari abantu barwaje, kuko iyo umuntu arwaye burya bari ahandi hantu, ariko umurwaza nawe hari igihe bimugeraho, note hari igihe bimugeraho. Nimukomere. Abantu badafite akazi, abantu badafite amashuri bayashaka, abantu mbese bari ku musozi w'ibibazo, mwese mwumve ngo tubatekerejeho, mbatekerejeho, ndavuze ngo komera aho uri. Narashimwe cyane. Uyu munsi rero ndaje. Uyu munsi mfite ijambo maze iminsi ntekerezaho. Reka gato nongere ndeba ahantu ntanditse gato, kuko nandika ijambo bitewe na mood, uko umuntu aganira n'Imana, ibiri kuba, situations, experience, ukavuga ati tuzaganira kuri iki ngiki. Amen. Topic y'uyu munsi, twese tuzi Petero yihakanye Kristo, bimugwiririye. Maze iminsi ntekereza iyo topic, ntekereza kuri iki kintu, kwihakana Kristo, ibintu byatewe n'iki. Nza kuvumbura ko byatewe n'ubwoba. Nza kuvumbura ko Petero yagendanye na Kristo, navuga ngo abona ibikomeye Kristo akoreshwa, abona hari ahantu Kristo yishikuje ikivunge cy'abantu bamushaka kumufata, abasha kumuta mu manga, arabishikuza. Petero ibyo bintu yarabibonaga, ariko ikintu gitangaje yabirenzeho, ndetse arenga no ku buhanuzi, vision yari yabona, avuga ati uranyihakana gatatu, nkuko itarabika gatatu uraba wanyihakanye. Byose abirenga ubwoba, bamutera kwihakana Kristo. Natwe nza gusanga hari ikintu dukwiye gutekereza nk'abakristo. Ni ikihe kintu cyiza kikagutera ubwoba, kikakumaramo imbaraga, kikakumaramo navuga ngo navuga ngo bya testimony zose, kikakumaramo ya mashimwe yose, kikakumaramo bya bikorwa byose wakorewe n'Imana, bya bikorwa byose wakorewe na Kristo, bwa buvugizi, bwa burinzi, kagakiza. Ni ibihe bintu biza bikaba byakwibagiza, bikaba byagutera ubwoba. Nza kubona ko ni byinshi
Satani nawe agira tricks avuga ati aha ndamuterera aha ndamufatira aha ndamuterera aha ndamufatira, ariko tukibagirwa, hakaza spirit yo kwibagirwa. None ndagira ngo dufatanye dusubizanyemo imbaraga, tubwirane ngo nta kintu cyagakwiriye gutuma twihakana Kristo. Nta kintu cyakaje ngo kikwibagize ibyahise, kikwibagize imirimo n'ibitangaza wakorewe, kikwibagize ibikomeye waciyemo Kristo akagutabara, Imana ikagutabara, bitume wibagirwa Imana, bitume wihakana Kristo. Kwihakana urumva biba mu buryo butandukanye, mu bikorwa dukora, amagambo tuvuga, uko tubana n'abandi, byose navuga ngo byerekana uburyo twihakanye Kristo. Rero hiza kugira navuga ngo situwasiyo gukuramo, ibuka gukomera kwa Kristo, ibuka amaraso y'igiciro, ibuka amaraso ahindura, ibuka imbaraga z'Imana zivuga ngo iki kirabaye kikaba. Dufite ingero muri Bible nyinshi. Reka dusome ijambo ritoya tubona muri Yeremiya 33, ni ijambo rizwi cyane, ibice ni bitatu. Harambwira ngo the title iravuga, ndasoma mu cyongereza, Jeremiah 33 verse 3. The title says another promise of God. Irindi sezerano ry'Imana, no, another promise of hope, not of God. Irindi sezerano ry'ibyiringiro nituruka ku Mana. Call to me and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Amen. Ngo mpamagara ntabaza, nzakwitaba, nkubwire ibikomeye n'ibintu bitangaje utigeze umenya cyangwa utazi. Mana ishimwe cyane. Uyu munsi mfite Bible y'Icyongereza, ariko nafashe screenshot hano. Yeremiya 33 ibice ni bitatu. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Call to me, I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Ibikomeye utigeze umenya. Urumva ntago dukwiye gutangira umunsi tutarambaza izina ry'Imana. Ntago dukwiye gutangira umunsi mandi magambo tutarabaza Imana, ese Mana uyu munsi biragenda bite, cyangwa tutaravuga Mana uyu munsi reka ugenge, uyu munsi reka ugende, uyu munsi reka uko ushaka no kushima. Ruvuga ngo dutabaza Imana buri munota buri saha. Irindi jambo abantu bari mu bihe bikomeye bakunda gukoresha kandi rigakora, ni ijambo riri muri Yesaya 57. Kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Haleluya. Kuko umwami Imana izantabara ni ijambo rikomeye. Hari n'indirimbo ndakunda kumva, hari igihe niri situation n'ubi ikomeye cyane, akunda kumva iyo ndirimbo, kandi nkumva ndimo ndaganira n'Imana, nkumva ndimo ndasubizamo intege, nkumva abaririmbyi Imana bahumugisha. Kuko umwe Imana izantabara ni ijambo ryiza cyane ukwiye gucamo, bikakurinda kwihakana Imana, bikakurinda kwihakana Kristo, bikakurinda gukorwa n'isoni nyine, bikaguha imbaraga zo kuvuga kandi ushikamye, ukavuga ati ibi bintu kwa ko Imana birimo bizakunda, ibi bintu kwa ko Imana birimo bizashoboka. Yesu ashimwe cyane. Ndakunda kubaho ubuhamya, kubera ko iri jambo ry'Imana ntago ryaba rizima, ntago ryakunda birimo bitaba mu buzima bwacu. Hari igihe nari mfite navuga ngo isomo ngomba kwiga.
okay, ntabwo ariryo nari mfite ariko niryo yari impangayikishije. Wari wabona ikintu ukabona n'ibimenyetso by'uko utazatsinda, ibimenyetso atari uko wenda navuga ngo uri umuswa, atari ariko ukavuga ati aha hantu satani yanteze bien sûr, ukibagirwa Imana kikora, ugatangira gucinza ukavuga ngo okay, nibigenda gutya ahangaha nzaba ndetse amashuri iki kizami ngomba kuzagitsinda, ugatangira ugapanga ibintu byinshi. Ntangira gupanga ukuntu isomo rwose nzarifata ku ruhande, ntangira gupanga ibintu, ntangira gupanga ariko nkumva ntibivamo. Ariko nkibuka ko Imana yavuze uziga gutya ese ko Imana ngo nziga nkaba mbona ntanzira iri somo ngomba kuritsinda, bizagenda bite? Kandi nkumva mu bintu napanze ntabwo nigeze mpanga kuba nasubiramo, kuvuga ngo ufata undi mwaka ugasubiramo isomo, ntabyo napanze. Kandi nkumva ntabwo Imana yavuga ngo imbeshye, nkumva ndababaye. Kandi ntangira kubyakira, ariko ngeze aho numva imbaraga sinzi aho zaturutse. Gusa narasengaga nkabwa Imana, iri somo ndarikweretse, gusa nkumva akurundi ruhande nkabona nanze aga spirit k'ubwoba, the spirit of fear ikaza. Iri somo ndarikweretse kandi numva imbaraga, ndavuga ati ngiye gukora cyane nikuremo yuko nabonye ibimenyetso by'uko iri somo bishobora kutazakunda, yuko mbona umuntu utashaka, gusa ngerageze nikuramo ibimenyetso nabonye, kuko hari ibimenyetso biba bigaragara. Ndakora kubw'amahirwe, kuko Imana ibivuga, kuko Imana izantabara ibigenda neza, kuko Imana yari yanyeretse neza, kamyereka ati bimeze gutya, birapfira aha, wateze gutya, wagize utya, bla ibintu bicamo. Naranezerewe cyane, nshima Imana, numva ko icyo Imana ivuze koko igisohoza. Numva ko n'ahantu tuba tubona nta nzira, tuba twumva ibintu bidashoboka, ibintu bitakunda, ahantu uba wategewe nk'umukristo, ukuntu uba wumva mbese ufite uramuka ubwoba, ugashaka kwihakana Imana, ugashaka kwihakana izina ry'Imana, ugashaka kuduta. Kuduta nicyo kintu cya mbere kibi mu bwami bw'Imana, kuduta. Mbona ko dukwiye kwikomeza, ukavuga ati kuko Imana izanabara. Hari imwe neza twaba tuganiriye umunsi wa none, isaha ya none, uri mu bihe ubona gutsindwa, tubyita gutyo. Ntabwo gutsindwa kuko uri umunyeshuri, gutsindwa mu byo urimo, gutsindwa ukumva ko izina ry'Imana riravuga ngo riteshejwe agaciro se. Gutsindwa ukuvuga ati ahangaha ndasebye, ukumva mbese urasebye, jya mbwira ngo kuko Imana izantabara yagufasha. Mbere yo gutangira umunsi wawe, ragiza Imana gahunda. Mbere yo gukomeza ibyo ukora, ragiza Imana ibyo bintu, urugendo rwawe, ragiza Imana byose. Mbese ntitukumve ko hari ibintu bireba Imana, hari ibitareba Imana, hari ibintu umuntu yirwariza, ntabyo. Ushobora kuba umunyabwenge cyane ariko ukabura gushishoza, kandi gushishoza ni ibintu bitangwa na Mwuka w'Imana. Ushobora kuba uri umukire ariko ukabura gushishoza, amafaranga akagupfira ubusa, ukabura umunezero uri umukire. Undi muntu utari umukire ukabona aranezerewe. Ushobora kuba uri umunyeshuri utari umuswa ariko ukabura gushishoza, ukabura gusarondinga ibyawe byose kuri Kristo, ibyo byose ku Mana, ugasanga akantu karakwiciye. Rero iyi ni isaha nziza yo kugira ngo twongere twikomeze ku Mana. Ahari Petero yararebaga areba Kristo akavuga ati uburyo mbona bamufashe
n'uburyo narinze atubwira ko ashoboye, n'uburyo nabanye nawe, ibi ngibi binyemeza ko dutsinzwe. Ni ukuvuga ngo niyo revo petero yagezeho kugira ngo yihakane. Natwe rero abakristo hari ahantu tugera ukareba ukavuga ati uburyo nzi Imana yavuze, uburyo mbona biri kugenda, ibintu birarangiye. Kandi ku munota wa nyuma n'Imana idutabarira. Iyo turebye muri Bible, kubera ko akenshi hari igihe tuvuga ubuhamya bwacu ntibwumvikane, ariko wavuga Sara, wavuga Abraham, wavuga abantu batandukanye, wavuga Hana, bikumvikana. Iyo tuvuze katuvuge Sara uzi ko ari ibintu biza biba bifite n'ibimenyetso, ngo Sara ku kigero ngo imyaka ageze mu myaka y'izabukuru. Kwanza iyo umuntu ageze imyaka 50 bavuga ngo ntago abyara, n'urugero we yararengeje kera. Duvuga ngo ni ibintu biza bifite n'ibimenyetso, ukavuga ngo iki kintu gifite ikimenyetso. Hari igihe hari aho hantu uri uhagaze, ibyo mbwira ngo ubwami bw'Imana ni ubusa. Ibintu birahinduka mu munota, mu isaha, mu idakika, ibintu bibasha guhinduka neza 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 neza, umuntu agatangara. Gusa ikomeze ku Imana wamenye. Ya Imana ishimwe cyane. Numva ari umuntu tuganiriye, numva nshaka kubisubiramo, higira ikintu kigutandukanya n'Imana. Ngo wenda ubonye umeze nk'aho ari wowe wigize, ari wowe wishoboye, ugize ngo nibyo, ntago ari byo. Turi munsi y'amaboko akomeye. Utayoborwa n'Imana ayoborwa na Satani. Utayoborwa n'imbaraga z'Imana ayoborwa n'imbaraga z'umwijima, kuko niko ibintu byubatse, niko ibintu bimeze. Niba utaramye Imana uramya Satani. Ibyo ni ibintu navuga ngo tugomba kwemeranya twari tugasobanukirwa, kuko niko isi imeze, niko isi iri. Iyi si yaragabanwe, ariko dufite isezerano ruta ibindi byose. Imana ishimwe cyane. Rero koko video ntagomba kuba ndende, najya dushyitsa aha, ariko twongeye twibukiranye. Wowe wacitse intege, wasubiye inyuma, wagaruka mu bwami bw'Imana, wakongera ukagirirwa ubuntu, wakongera ukagirirwa imbabazi, ukongera ugatuza Kristo mu mutima wawe, ukakira Mwuka w'Imana akakuyobora, kuko iyi si ntabwo ari yacu. Aha turi ntabwo ari ahacu. Aha twicaye tuhari none, ariko ejo ntabwo tuzi ko bizagenda. Niyo mpamvu umuntu akwiye gukomeza ku Mana, umunsi ntukarangire tabajije Imana bisemeze gute. Nuwicara wumva utuje se, cyangwa ahantu ngo ubaze Mwuka w'Imana, ese turi kumwe, ubaze Imana, ese uri kunyumva, ese ntago byacitse. Nawe utarakizwa, uyu ni umunsi mwiza kumva ino video, kumva tuganira umunsi wa none, no kugira ngo nawe uze wakire kubabarirwa, wakire agakiza. N'ubuntu ntabwo twabona ikiguzi tugura kano gakiza. Oya, umurwayi twatuganirije mbwira ngo nta ndwara mu bwami idakira. Udafite akazi nyabwe ngo akazi karaboneka. Abanyeshuri no mu masomo Imana iraboneka, Imana idadufasha, kubera ko ibyo twibwira hari ahantu ubwenge bw'umwana w'umuntu bugarukira. Utari umuswa, utabuze minerval, utabuze icyo kurya, utabuze uniforme, ariko Satani gatega mu bayobozi, gatega mu barimu, gatega bla 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 byinshi. Rero no kwikomeza ku Mana ni byinshi, murumva ni byinshi. Gusa nihigira situation ngikure ku Mana, higira situation ngo wumve ko ikomeye cyane kurusha imbaraga z'Imana. Oya, Imana iracyakora, Imana iracyakomeye, Imana iracyadukunda, Imana iracyadushoza. Imana ishimwe cyane. Aka ni akanya keza ko kugira ngo twikomeze kuri Kristo, dukomere twumve dushikamye kandi duhamya. Ugende wumva ukandagira, atavuga ngo ndi umukristo, ni ibintu mbese by'indani ndabihisha. Kiza kanjye n'Imana yanjye ngiya tubatizwa Mwuka Wera akaduhamiriza. Hari mu Bible twereka devoir abakristo bana b'Imana bahawe, no kugenda mu mazu ubutumwa bwiza. Ntago bose bazafata mikoro, ntago bose bazagenda ku buzima bubayeho bwa buri munsi, bube ubuzima navuga ngo
budatuma ubwami bw'Imana budawutingwa cyangwa se butukwa. Imana ishimwe cyane. Ya kubatizwa kandi umubatizo w'amazi, umubatizo w'umwuka wera, turabibona ko utabatijwe mu mwuka w'Imana, mwuka wera, ntabwo yabasha kubona imbaraga. Tubona abantu benshi bari mu rusengero babatijwe mu mazi ariko imbaraga zabuze, byanze. Rero iyi ni isaha nziza n'umutima zo kugira ngo tugane n'Imana, ubwite Imana ongera umushoboze, ongera umbashishe muri iyi si ya ubukristo aho bugeze. Hari igihe umuntu yumva akumva akumva afite isoni zo guhamya, akumva isoni zo kwitwa umukristo, ariko ni ibintu byiza cyane. Ntabwo byaguteye isoni, ntabwo byakaneye isoni, kuko ni ubuzima bwiza cyane, ni ubuzima bwo kwirata, ni ubuzima bwo kwiyemeza, ni ubuzima bwiza aho umuntu amurikirwa muri iyi si. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze munezerwe muri Kristo. Nta wundi nka Kristo, nta wundi mwami uzaza nkawe, nta yindi nshuti, nta bundi bwami buri hejuru y'ubwami bw'Imana. Barishimwe cyane. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, mukomeze mugire ukwezi kwiza gusa nk'uri kurangira dutangira ukundi, muhahe murongo. Rero navuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza, nanezerewe kuganira namwe. Imana ibishaka naho ubutaha. Bye. Ndabakunda cyane.